Bakunzi ba Peace TV ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana nanone ko tugarutse muri ibi biganiro byacu cyane twiga ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Turakomeje gusenga, turakomeje kuba ku gicaniro cy'amasengesho. Ndashimira abo tufatanyije bari hirya no hino, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu Uganda, abari mu Burayi, abari muri Amerika ndetse n'abandi. Aho waba uri hose ukafatanyije nanjye amasengesho, Imana ikumera umugisha. Kandi ndashima Imana kubw'ubuhamya bumaze iminsi mumpa, Imana ibaho umugisha. Nari maze iminsi ntarimo kuboneka, narindi mu ivugabutumwa mu gihugu cya Uganda. Abo twabanye ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo kandi twahawe umugisha. Ariko twakomeje gusenga, dukomeza kujya imbere y'Imana no kwinginga, kandi twabonye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Rero uyu munsi wacu ni umunsi wa 22 mu minsi 40 yo kuba imbere y'Uwiteka umwami Imana, nkuko tubana ku gicaniro, nkuko turimo dusengera ibyifuzo bitandukanye. Muribuka ko twashyize imbere gusengera imiryango, gusengera ito no gusengera igihugu, kandi na buri wese ufite icyifuzo icyo ari cyo cyose dufite umwanya wo kugisengera. Wowe ujya kuri WhatsApp ukampamagara, telefone yanjye ni 0788 430085, tugafata umwanya wo gusengana. Imana ikumpera umugisha. Rero reka dukomeze dusenga Imana, twinginga Imana. Ariko reka mbere kuganira ijambo ry'Imana tubaye dusenge. Imana nziza, mwami w'abamenyi ingabo, ngushimiye neza n'ubuntu n'imbabazi byawe. Ngushimiye kuri umwami w'amahoro, ngushimiye uburyo unyitaho, ngushimiye uburyo wita ku bari ku gicaniro barimo basenga binginga. Ngushimiye mwami wanjye uburyo udahwema kutuba hafi no gukora imirimo n'ibitangaza. Waradushyigikiye ubana natwe muri aya masengesho kandi uracyahari. Mu izina rya Yesu Kristo senga ngo wari urwaye akire, senga wari ushonje abone icyo kurya, senga ngo abashomeri bongere babone akazi, senga ngo utabyara yongera abyare, senga ngo urukundo rwawe mwami Imana rwongere rugaruke ku bantu bawe. Abari bagiye kure bongere bakubone, kuko ari we Imana yacu, ari we Imana y'agakiza. Ndagushimira neza n'ubuntu n'imbabazi byawe. Ndagushimira uyu nkurikiye muri aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo tubone ubwiza, tubone amahoro, tubone ibyiringiro, tubone urukundo rwawe, tubone gukomera kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo byose mbyizeye, amen. Rero ndavuga ku mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri, bundi burya buri wese uriho abafite amahirwe. Yesu ashimwe. Ariko amahirwe ya kabiri aza kungana cyangwa aza gushyigikira amahirwe ya mbere. Benshi cyane ari igihe wicara ukanasenga ukabona amahirwe yawe ya mbere asa nkaho yarangiye. Ariko humura, nubwo amahirwe ya mbere yaba yararangiye, Imana yacu ni Imana igitwemera amahirwe ya kabiri. Yesu ashimwe, haleluya. Ubundi amahirwe ya mbere avanwaho n'ibintu byinshi bitandukanye, ibyo tuzabivuga mu kindi gihe. Ariko ndashaka kuvuga icyashobora gutuma ugira andi mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri yakongera akagaruka, kuko dufite abantu muri Bibiliya dufatiraho urugero ku mahirwe ya kabiri. Imana yaje ikora ibikomeye, ikora ibitangaza, barongera babona ubuzima, babona amahoro, babona ibyiza, babona ibyiringiro. Rero igihe cyose reka nongere nsubiremo ibintu bitatu bijya bituma dushobora kwinjira mu mahirwe yacu ya kabiri. Ikintu cya mbere kinjira mu mahirwe ya kabiri ni uko igicaniro cyawe cyo mu mutima kigomba guhora cyaka. Haleluya. Igicaniro cyawe cyo mu mutima kigomba guhora cyaka. Reka nkubwire ikikwereka ko igicaniro cyo mu mutima cyaka nuko igihe cyose ugira igihe cyo gusenga, ukabanga iki gihe isaha n'iyi ibihe n'ibi nzasenga, ukabishobora. Hari benshi mugambira gusenga ariko mwarangiza ntimubishobore. Nta kindi gituma amasengesho yawe wagambira udashobora kuyageraho, nuko igicaniro cyo mu mutima wawe kiba cyarazimye. Yesu ashimwe, haleluya. Nk'ubu ngubu natangaza ngo tujye gusenga amasengesho y'iminsi 5, y'iminsi 10, y'iminsi 21, y'iminsi 30, y'iminsi 40, ukabyumva ukabishyira muri gahunda. Ariko igihe cyo gusenga cyawe ugasa nkaho ubyibagirwa, menya ngo igicaniro cyawe cyo mu mutima cyarazimye.
Yesu ashimwe. Hari igihe nawe ubwawe urimo kunyumva kandi umurikiye muri aka kanya, ndimo ndashaka kuguha ikimenyetso kikwereka igicaniro cyawe gishobore kuba cyarazimye. Yesu ashimwe. Birashoboka yuko uyu munsi waba ushaka kujya imbere y'Imana, waba ushaka gusenga, ariko warangiza ukibagirwa gusenga cyangwa ukibagirwa ko wasenze. Waba utekereza uzi ngo wamaze igihe kiri urasenga saa 9 saa 10 nijoro isaha runaka urahaguruka ugasenga, ariko kubera yuko igicaniro cyawe cy'umutima cyazimye, Imana ishobora no kugukangura ukabyuka ukumva urashaka gusenga, ariko warangiza ukumva irije kuvuga ngo buryamyeho gatoya, haracyari nijoro, hariho imbeho. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka ngo igicaniro cyawe cyatangiye kuzima. Wiyemeje gusenga, wiyemeje kubyuka ugasenga, wiyemeje kujya ku rusengero saa 3, ariko ugera saa 3 nibwo utangira gutekereza gukaraba ngo ujye gusenga. Igicaniro cyawe cyo mutima cyatangiye gusinzira. Yesu ashimwe. Utekereza gukora ikintu cyane cyane kigendanye n'umurimo w'Imana, warangiza isaha yo kuba utangiye akariyo saha ushobora kubyibukira. Rege ngo icyo gihe bikwereka ko igicaniro cyawe cyamaze kuzima. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Wowe wajya gusenga mu bihe runaka, wajya kujya ku itorero, byarakunaniye ntukibishobora, bivuze ngo rero igicaniro cyawe cyo mu mutima cyamaze gusinzira. Rero ndasenga muri aya masengesho ngo igicaniro cyawe cyo mu mutima cyongere cyake mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye Nyiringabo, ndavugana n'umugore, ndavugana n'umugabo, ndavugana n'umusore, ndavugana n'inkumi, ndavugana n'uwari wiyemeje gusenga ariko biranga kubera ko igicaniro cye cyari cyazimye, byagira gahunda yo gusenga ariko abivuyeho. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana, muri aya masengesho ndinginga kuyo kuboko kwawe kwiza kumufateho, yongere agira ibihe byiza byo gusenga, yongere asenga, yongere ajya imbere w'Uwiteka umwami Imana mu izina rya Yesu. Amen. Niba navugana nambwire ngo amina. Icyo gicaniro cyo mu mutima. Igicaniro cya kabiri, igicaniro cyo mu muryango. Ndavuga igicaniro gishobora gutuma kugira amahirwe ya kabiri. Igicaniro cy'umuryango nacyo ni igicaniro cy'ingenzi. Ndavuga ibicaniro, ubwoko bw'ibicaniro butatu gusa. Igicaniro cyo mu muryango, niba mu muryango mutagira igihe cyo gusenga, mwarasera ntimugisenga, mu muryango wageraga umuryango urigirwe n'umugore n'abana n'umugabo, umugore abana n'umugabo, mukagira umwanya wo gusenga, mugasengana. None nimukibona uwo mwanya wo gusenga, menya ngo igicaniro cy'umuryango cyatangiye kuzima. Buri munsi ntonganya mu rugo rwawe. Iyo ugeze mu rugo ntiwifuza no kurugarukamo, iyo uvuye mu utashaka kurugarukamo, kubera nta mahoro ubonera mu rugo. Wa mama nta mahoro ufite mu rugo rwawe, wa papa nta mahoro ufite mu rugo rwawe. Menya ngo igicaniro cyo mu muryango cyamaze kuzima. Rero iyo cyamaze kuzima, nta kindi gikurikiraho ni za divorce. Niyo mpamvu iyi minsi usanga ingo nyinshi zuzuyemo za divorce. Kubera iki? Nta gicaniro gihari. Igicaniro cy'Imana cyarazimye. Rero iyo igicaniro cy'Imana kitagihari, igicaniro cya Satani nacyo kiraka. Niyo mpamvu wawe uri ntonganya, niyo mpamvu ubukene bwinjiye mu rugo bukanga gusohoka, niyo mpamvu nta mahoro ufite. Haleluya. Rero kuba udafite amahoro, kuba utifuza urugo rwawe, kuba urugo rwawe rugushaririye kandi ari urwawe, nuko igicaniro cy'Imana cyamaze kuzima. Imana yo mu ijuru igufashe kandi gushyigikire kuyo gicaniro cyo mu rugo cyongere cyake. Wagiraga abashyitsi ukabakira unezerewe, nta mushyitsi ukijya iwawe, nta n'ukifuza kuza iwawe kubera nta gicaniro kigihari. Yesu ashimwe. Haleluya. Nawe ubwawe wumva nta gushaka. Kubera iki? Nta Mana iri mu rugo yamaze kwimuka, indwara zabaye nizo zimitswe mu rugo. Yesu ashimwe. Wajyaga wibuka ugashyikira umurimo w'Imana. Urugo rutarimo igicaniro cy'Imana ntabwo ushobora kwibuka gushyigikira umurimo w'Imana, ntiwashobora gushyigikira abakozi b'Imana, ntiwashobora gushyigikira mu nzu y'Imana ngo nunagerayo, uretse ko nibuze kukivugana cyo ni icya gatatu. Yesu ashimwe. Kubera yuko nta gicaniro kiri mu rugo, ntabwo wibuka ko ugomba kujya gusenga, gutanga igitambo, usengera urugo rwawe. Igicaniro mu rugo cyarazimye. Yesu ashimwe. Ariko Imana yampaye amagambo ngo irashaka kuguha amahirwe ya kabiri, ariko nuko igicaniro cyo mu rugo kiba cyaka, nuko igicaniro cyo mu mutima wawe kiba cyaka, nuko igicaniro igicaniro cya gatatu nicyo mu itorero. Ndashaka mwibaze,
igicaniro cyo mu itorero ntabwo kicyaka, niyo gihari ntukikandagiramo. Igicaniro cyo mu itorero ni amateraniro tugira hehe yo mu mibyizi, ni amateraniro yo mu rusengero. Igicaniro cyo mu rusengero ni cya gihe cya practice ujya muri korali. Igicaniro cyo mu rusengero ni cya gihe pasiteri ahamagaza inama ku rusengero ukayitabira. Ni cya gihe utabona hari impamvu nyinshi zikubuza gusenga, zikubuza kujya ku rusengero. Menya ngo igicaniro cyo ku rusengero cyarazimye. Igicaniro cyo ku rusengero ni relationship yawe n'itorero ryawe. Iyo utagishoboye kujya mu itorero, wowe ufite amaboko burifite uyu munsi, itorero rirakinguye. Kandi ubwo ryaba ridakinguye, hari itorero ry'abaturanyi mwizera kimwe rikinguye. Wikwitwaza ngo urusengero ruragize gute rurakinze. Benshi baritwaye ngo urusengero rurakinze, bigatuma abantu uyu munsi batagishobora kujya hehe, batakijya mu rusengero. Igicaniro cyarazimye, Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi Imana yamwe nkubwire ngo igicaniro cya kabiri icyo kijya gituma wongera kubona Imana, wongera kugira amahirwe yawe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ni rya rusenga. Yesu usengera hehe? Yesu ashimwe. Umushumba wawe ninde? Abantu iyi minsi bahagaze ahantu insengero zirakinze. Ntabwo ari cyo gisubizo mbere witeka umwami Imana, ahubwo urusengero rwawe rwakinzwe kera. Urusengero rwo mu mutima Bibiliya avuga ngo ese ntimuzi ko turi insengero z'Uwiteka? Iyo urusengero rw'Uwiteka rukinguye, Yesu ashimwe. Haleluya. Ushobora gushaka yanze ikinguye, rwa rusengero rukinguye, sinzi aho usengera, ariko ndavugana nawe. Imana ashaka kuguha amahirwe ya kabiri, ikenera kongera ugahaguruka ukajya imbere y'Uwiteka umwami Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka turebe mu byanditswe byera muri Samweli wa mbere ibice byaho. Samweli wa mbere ibice byaho, igice cya mbere umurongo wa 3, cyangwa reka ntangire Samweli wa mbere umurongo wa 3. Kadusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya masengesho yakamye. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2 abango kandi akajye kwa 3. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akagishiro gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Uwo mugabo bivuga ninde? Umugabo no bita Elokana. Yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina. Uko umwaka utashye yajyaga mu nzu y'Uwiteka, yajyaga mu rusengero. Bivanga igicaniro cye cyo mu rusengero agomba kujyayo uko umwaka utashye. Hari n'abantu muri iki gihe nabo bakijya mu nzu y'Uwiteka w'Imana, bakajya buri mwaka. Yesu ashimwe. Ariko ntabwo nkwifuriza kugira ngo ujye mu nzu y'Uwiteka uko umwaka utashye, ahubwo ndakwifuriza kujya mu nzu y'Uwiteka buri munsi. Yesu ashimwe. Igihe cyose ubonye uwo mwanya, ayo mahirwe, jya mu nzu y'Uwiteka umwami Imana. Umurongo wa 4 ngo umunsi Elokana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Umurongo wa 5 ariko Hana yamuhaga 2 kuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda. Haleluya. Yari yaramuzibye inda ibyara, byari ibyago. Uyu Hana yari afite ikibazo ngo Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara, kandi barasengaga bagatamba ibitambo, bakajya ku gicaniro cy'Uwiteka uko umwaka utashye, bakanatwara n'ibitambo. None biravuze ngo Hana uyu nguyu we yabonaga imigabane 2. Umwe yari afite abana wita Penina, ngo ariko umugore we Hana akamuha imigabane 2. Yesu ashimwe. Haleluya. Umurongo wa 4 kanihute. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi yajyaga mu nzu y'Uwiteka. Mukeba we yaramubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Hana yari afite agahinda ngo akanga kurya. Uko yajyaga mu nzu y'Uwiteka yagendaga afite agahinda, yagendaga afite ibibazo. Ndavugana nawe, ushobora kuba nawe wari umeze nka Hana, warashatse umwana waramubuze, yewe umugabo akagushakiraho undi mugore
kubera yuko utigeze ubona urubyaro, ariko rero nkubwire ngo hari amahirwe ya kabiri. Mbonye Imana itanga amahirwe ya kabiri, mbonye Imana ishyira inzo zitari ziri, mbonye Imana ihindura ibikomeye bigahinduka ibyoroshye, mbonye ingumba zibyara. Haleluya! Reka wumve Yohana ngo nawe yahoraga arira, yahoraga afite agahinda kubera yuko mu kiyo yaramubabazaga, kubera ko yari afite ikibazo cyo kutabyara. Yesu ashimwe. Haleluya! Rero nawe ndagiye mvugane nawe, witekereze ibihubayemo, witekereze ibya mukeba wawe, witekereze imibereho yawe. Icyo nzi neza nuko mu ijuru dufite Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo twebwe byo dusaba. Dufite Imana ibasha kuturengera no kudutabara. Dufite Imana igihindura ubuzima bwacu, Imana igahindura amateka yacu, Imana ikadukuraho imisozi n'ibibaya ibyo byose bitubabaza. Dufite Imana ibasha kuturengera kandi dufite Imana igidutabara mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya irambwira neza ngo maze umurongo wa 8 ngo maze umugabo Kana aramubaza turarizwa n'iki Hana? Ni iki kikubuza kurya kandi ni iki kiguhagarika umutima? Mbese inkurutira abana b'abahungu 10? Mugabo yaramukundaga, mugabo yabaga hafi ye, ariko arangije aramubwira ngo sinkurutira abana b'abahungu 10. Birashoboka nawe ndimo ndavugana nawe, birashoboka nawe ufite agahinda mu mutima wawe, ariko dufite Imana ibasha kuturengera, ibasha kudutabara, ibasha kuturwanirira, ibasha kutwitaho, ibizi ibibazo byacu. Haleluya! Haleluya! Umurongo wa 9 nuko bamaze kurya no kunywa, Hana arahaguruka aho bari bari ishiro, kandi umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Haleluya! Bibiliya tubwiye ngo maze Hana areba ubuzima bayeho, arahaguruka. Nshuti zanjye, niba ushaka gusenga Imana, niba ushaka kugira ibyo Imana ikora ku buzima bwawe, haguruka wegera Imana, haguruka usanga Imana. Arangije arahaguruka ajya mu rusengero, aravuga ngo icyo nzi neza nuko Imana ishobora byose. Icyo nzi neza biravuga ngo mu Bisirayeli nta ngumba zizabayo. Icyo nzi neza, shinga urubanza rwawe uratsindishirizwa. Uyu Hana arangije ngo ajya imbere y'Uwiteka, ahiga umuhigo, ahigira Imana umuhigo, aravuga ngo n'umwana w'umuhungu nzamugutura. Ndavugana n'abantu uyu munsi wa none, urasenga bikanga, warangiza ukajya imbere y'Imana ugahiga umuhigo. Ariko rero mu rwego guhiga umuhigo ntago bivuze yuko Imana ikeneye ibyawe cyane, ariko ikeneye umutima wo kumaramaza, ikeneye umutima ushaka Imana yamaramaje. Aravuga ngo nubwo umwana nzamubonye nzamugutura. Umujakazi w'Imana ngo arahaguruka ajya mu rusengero, ariko mu rusengero ntabwo byarangiriye aho. Mu rusengero hari ibyo Imana yakoze, mu rusengero hari ibyo Imana yahinduye. Bibiliya iratubwira neza ngo aragenda arasenga. Umugaragu w'Imana ngo arangije ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka, aramwitegereza, arangira aramubaza ngo abona ngo agera hari iminwa yari irimo kunyeganyega. Ngo muri uwo mwanya Hana yasabiraga umutima, cya gicaniro cy'umutima aracyatsa, akiri urusengero kiraka, kuko yari mu rusengero. Urugo rwe nta kibazo na kimwe cyari kirimo uretse ko we yari ingumba. Bibiliya irambwiye neza ngo arahaguruka aragenda, ngo ari imbere y'Uwiteka w'Imana. Umutambyi aramwitegereza, aramubwira ngo Hana, wa mugore w'iki gihe, ni iki ufite isindwe, waraye mu kabari wasinze? Ariko kubera ko kamere yari yaramaze gupfa, abantu benshi twishwe na kamere itubuje gukorera Imana, kamere itubuje kumva Imana, kamere itubuje kubona Imana. Mu izina rya Yesu, muri icyo gihe, muri ako kanya, Bibiliya irambwira neza ngo maze umujakazi w'Uwiteka w'Imana, uko umutambyi yaramubwiye ngo isindwe ryawe, aravanga umugaragu wawe ntabwo nasinze, ahubwo nagahinda afite mu mutima. Uwiteka umwami Imana
akomeza gukomeza Hana aringinga ndashaka gusengana nawe, ndetse nzakomeza aho ngaho. Igice cya kabiri nanone cy'ikiganiro nzakomerezaho icyo ushaka kubwira nuko Hana muri ako kanya ngo maze Uwiteka umwami Imana aramwibuka, umutambyi arahindukira amwaturaho amagambo aravuga ngo icyo ushaka Imana ikiguhe. Ndavugana nawe uri musengana nanjye, ndavugana nawe uri mubona iyi video, nanjye sinzi ikibazo cyawe, ariko yo ngubwire ngo muri ako kanya ngo Hana yari ya amaso ye n'umutima bishyize ku Mana. Bibiliya iratubwira neza ngo arangije abwira umutambyi ati umugaragu wawe nagahinda mfite, ariko yamwatura ijambo rikomeye. Nanjye ubwo ngiye gukwatura ijambo ngo icyo ushaka Uwiteka kiguhe. Ndasengana nawe nkubwira ngo icyo ushaka Uwiteka kiguhe, nakazi ushaka Uwiteka akaguhe. Kandi icyo gihe Hana yari akeneye umwana, kuko icyo Uwiteka agomba kumuha yari umwana. Arangije Bibiliya iratubwira neza ngo Imana iramwibuka imuha umwana w'umuhungu, aho bamwita Samweli. Ndavugana nawe uyu munsi wa none, nawe uri ku gicaniro uri musenga wumvise iki kiganiro, rero ubwire ngo Uwiteka w'Imana akwibuke, akugire neza, agukomeza gushoboze. Reka duhaguruke dusenga Imana, tujye imbere y'Uwiteka w'Imana. Shuti yanjye, ntacyo byagutwara kubata igihe ugasenga, ntacyo byagutwara, nta n'igihombo kirimo kujya imbere y'Uwiteka w'Imana ukavuta Imana nyeneye ko bihinduka. Birashoboka yuko nkuko nabwiye abantu dutangira gusenga waya masengesho, Imana yambwiye kumbwira abantu bwirije kuba irabibutse, ibagiriye neza, kandi gusenga kwayo ngo kuzatera umunezero mu miryango yacu, bizadutera iminezero, bizadutera amahoro, bizadutera ibyishimo, ndetse n'ibirori biza mu miryango yacu bizatubaho mu izina rya Yesu. Mana ntasenze ngo ukuboko kwawe nkuko wibutse Hana ukamuha Samweli, ariko nanjye senga ngo wibuke umujakazi wawe, wibuke umugaragu wawe, uneza amatwi aka kanya abone ubutabazi, abone imbaraga zawe zihindura amateka ye. Nubwo umwanzi yari yarahagurutse, umwanzi yari ari ku buzima bwe, ndetse ikibazo, ndetse igishakwe, ndetse bigukomera, mbese gutera ubwoba, ntabwo byoroshye kumva muri wowe ngo ntabwo uzabyara kandi ufite umugabo. Mu izina rya Yesu, wowe iyo ndarifunze, Uwiteka w'Imana ayifungure mu izina rya Yesu Kristo. Muri aya masengesho ingumba zigomba kubyara, muri aya masengesho abantu bagomba gukora ubukwe, muri aya masengesho abashomeri bagomba kujya mu kazi, indwara zigomba gukira. Mana nibyo nsengera, ninginga uwari wihebye atafite amahirwe ya kabiri, avuga ngo nisinyibyaye, avuga ngo ntabwo akizabyara kuko indango Imana yaramuzibyinda, ariko arangije kujya imbere Uwiteka umwami Imana, gutuma Imana ikora ku mugaragu wayo. Imana ibituma ikora kuri Hana, irangije ngo aragenda aryamana n'umugore we, aryamana n'umugabo we ngo arangije abona umwana. Mu izina rya Yesu, Imana iguha umwana, Imana iguha umwana, Imana iguha umwana, kandi iguha umwana w'umugisha nkuko amuhaye Samweli ikamuha umwana w'umugisha. Nanjye ari kuvugana nawe, Imana iguha uwo mwana. Wowe urimo gusenga, sinzi ikibazo cyawe, ariko Imana iguha umwana. Sinzi ikibazo cyawe, Imana iguha amahoro mu rugo rwawe. Sinzi ikibazo cyawe, Imana igusubize mu kazi. Sinzi ikibazo cyawe, ubu iyo ndwara si gukwica, ahubwo niyo guhimbaza Uwiteka w'Imana. Vunaguha imbaraga z'abazimu n'abademoni, vunaguha imbaraga n'imyuka mibi byari biteye ubuzima bwawe, byari biteye umuryango wawe, byari biguhagurukiye, byari bigucogoje, byagushubije inyuma. Ntukimwabona gusenga, ntugisenga Imana, ariko Imana yo mu ijuru ikwibuke mu izina rya Yesu. Aka kanya akira igitangaza cyawe, akira igitangaza cyawe, kandi amahirwe ya kabiri agusohozeho mu izina rya Yesu. Wowe wari urimo nsengana nawe, wowe wari uteze amatwi ijambo ry'Uwiteka w'Imana, turakomeje gusenga, turakomeje kujya imbere y'Imana. Niba ari nabwo ucyumva aya masengesho, sengana nanjye. Iyi minsi isigaye Imana iraza kukugira neza, Imana iraza kukugira neza. Shimira Imana abari muri aya masengesho, shimira Imana imirimo irimo gukora, shimira Imana abo twabanye mwese. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza, kandi Imana ibiteho, kandi Imana ibashoboze, Imana ibahe amahoro, Imana ibahe ibyiza. Wowe urimo kunyumva ushaka kumpamagara, telefone yanjye 0788430085. unyandikire
kuri WhatsApp yanjye icyifuzo tugisengere. Imana izakugira neza kandi Imana izagushoboza kandi Imana izagukomeza iguha amahoro asesuye wowe ubwawe, mu rugo rwawe, mu bana bawe ndetse no mu itorero ryawe. Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane kandi Imana ibagire neza. Iyi video nibigufashije yoherereze mugenzi wawe kandi Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.